maze iminsi ndeba mu mabara irirute handi ndaribura, nuko ndicara ndibaza ni nk'ubu nkoze ibara nakora irihe? Ese nakora umweru nkahiga abandi, abakora imikara bakabura umwanya, najya nshinjagira uko nshaka sinshidikanye ko ndi mwiza? Ibaze ngujije nk'amafaranga banki igatangira kumbarira inyungu nzishyura buri kwezi, nkimara kubona ayo mafaranga nkabaririzaho babetinga nshaka kwitwa miliyoneri, nyamara ku munota wa 90 ayo nashoye akaba arahiye. Iryo bara ryabonerwa izina? Ndamutse ndi umuhanga cyane mu ishuri mbahiga bose, abarezi bamvuga imyaka iteka, ibizamini ari byo bitsinda bakajya banyitakaza ubwenge, nyamara simaze kuyasoza ubupfura mu nda bukabiyanga nkaba ikigande muri rubanda, nkashyirwa hagenewe abo ngabo za ndangamanota nziza, ya midari na bya bikombe bikajya mu hahise bikanengwa. Nari umugabo bwikabura ijambo, ubwenge bwuzuye mu bupfapfa. Ese ubwo urumva atari ibara? Wowe iyo wihakanye umubyeyi ubizi neza ko yakubyaye, utamusimbuza undi sha, yagusuraho ku ishuri ukamusuhuzanya inenesi, umuniyega kandi uri kumukwena uti niga zanjye rero uriya mureba ni umurenza amasi w'iwacu, ni umujakazi w'umutindi, agatinyuka akaza rero ababyeyi basigaye ntibaze, nintaha bazambona ukuntu bantumyeho umuja. Iri se ryo nibara rihe kandi? Yabyaye umwana mutera utwatsi, ataretse kandi umufasha we ngo ntabwo ari uwe baticyore. Bukeye arabareka ajya imahanga, umwana atesekera mu cyaro, nyuma aza kwinjira mu mujyi. Burya amahanga ko karahanda, uko imyaka yagiye ishyira indi, umugabo yaje aturutse ishyanga ndetse ifaranga yararigwije. Akigera hafi kuri hoteli abona umukobwa utagira uko asa, ateze bunyambi inzobe idasanzwe, amenyo yererana bunyange. Yamureba akamera amerwe, uboshye ingona yabuze amazi, kamera irangira mutamaza. Ngumva yemu ko reka nkubaze, nubwo ureba nsa naho nshaje, ntabwo nshaje, mfite ifaranga, njye mfafanura urufaransa abatararwize bakankunga, vraiment donc nagukunze. Mwari mwiza mbona utamwaye, ndumva wansasiriye isaha, aho numva ndibwa hakajya umwotsa. Ibicuro bincura bigacweza, nubinkorera uyu munsi so wakubyaye se so umutinde, ariko sinazamuburira inoti. Umukobwa aremera birabaye, babyinana injyana y'abakuru, amusoma nta soni z'ubusaza, ubusujya bwamburwa na sesha. Za ndwara yo ishyanga yazimuhaye atanirinze, ubwo anamutera inda atishinze, abo yaziteye atarajya hanze n'abo yujuje mu mahanga. Iri bara twaribara mu yahe? Kubyaza umwana wawe waramutaye akiri ikibondo, ukaba umutwaye ubusugishaho indwara urwaye akazakira kandi atarazivukanye. Ngo urafata umwana wese nk'undi, gufata umwana wese nk'uwawe ntibisobanuye kumushora mu bushurashuzi no mu mishinga ishenga ishongamo ibishirira. Ayo mabara bayakora muvangavanga ngo ni ugucanga irangi da. Ubu mwana ntagikabukirwa, mara ya kabiri ni karikiratrice, ntagikangwa na animatrice. Ufate mu mutwe byo ni ku bwacu, ufata akanyafa agafata kandi ati turahangana na dadi, ibyo akabijyana no kwatica ngo nkoraho ureba ibikubaho, maze bigasokozwa uko byogoshe. Herega ngo umusore utagira amafaranga ni nk'umukobwa utagira nyashi, ameze nk'insina itagira ibirere cyangwa inkoko itagira amababa. Abari bubu bagura nyashi, abakuru yemwe muranyumva, bagura ikibuno cyo kwambara bakagiteraho cyakabaye, abasore hakurya bikwije imifuka bapakiyemo impapuro, maze bakabeshyanya bigatinda kayandyamirizi n'indyarya. Abashaka kwamamara ni benshi, uzi ko bahimba ubuhamya bw'ibinyoma. Semuhanuka yaruje kuruje, uretse ko asigaye afite n'ubuvivi bwishakira amavi yuze mu mitwe y'inkuru zishitura abantu. Amabara dukora burya bari menshi, aho umugore bugoraguranwa amagana akagurirwa amagara nyongwa bugara, ariko uhakana ubugore bavuga ko simvuze ndacecetse. Nta bara riruta yandi mu buzima, biterwa n'iryo wahisemo. Waba ukunda iry'ubururu, umweru cyangwa iry'umukara, wakunda iry'umutuku, umuhondo, icyatsi n'ikigina, ntukagayire ikundwa n'undi bara. Mu mabara burya n'iryo bara. Umusizi
Sekarama Theogene.